nitwa Gahigi Maria nkaba ndi umufana wa PRFC kandi nkaba ndi umufana w'ikipe y'igihugu Amavubi nuko uraho rero umeze neza tumeze neza izi ndwara zo rwose tugomba kuzikandagira zikagenda koko ubuzima bugomba gukomeza yes hari akabazo k'amatsiko mise ngira uravuze uti nitwa Maria Gahigi uti nkaba n'umufana w'ikipe ya APR ikibazo cy'amatsiko mise ngira niki cyatumye ufana ikipe ya APR icyanteye gufana ikipe ya APR no kubera ko ari ikipe nziza ikipe ifite viziyo ikipe ikinisha abana b'abanyarwanda kandi bikaba binshimisha cyane ahubwo si ubwo waba wibuka igihe waba watangiye kuyifana no kuri natangiye kuyifana nuko tumaze gufata igihugu bose twari twarahungiye muri Kenya tugarutse mbona ari ikipe ishimishije cyane numva ariyo nafana nta yindi ubwo hari nko mu mwaka 93 94 ni 95 icyo gihe uri ku mukino wa mbere w'abarebye APR se nibwo twari tugihunga mu hakijagaraye yego ariko rero ibintu byose ubufana ikipe ya APR no gukunda umupira nabivanye kuri Gahigi data yakundaga umupira cyane ndetse ko atabashije kuba yataha mu Rwanda yasigaye muri Tanzania niho twamushyinguye aratubwira ati bana banjye nimba mushaka ibyishimo mujye mufana umupira kuko umupira uruhura mu mutwe umupira urashimisha ugatuma udatekereza ibintu byinshi ibyo byose burya iyo umuntu akunda ikintu habamo ikimushimisha n'ikimubabaza ni ryari wibuka ibihe byiza APR yatumye wishimuka kugisha ukuri ahantu nishima cyane nishima ari uko natsinze Rayon Sport kuko Rayon Sport ikipe nziza ni ikipe ishimisha kandi burya umupira ntabwo ari intambara umupira ni ukwishima iyo nayitsinze rero rwose mu mujyi wanjye ndishima amaraso agatembera neza nkumva ndishimye pe no gusinzira sinzira ni iki kikubabaza rero kuri APR kuvugisha ukuri nta kimbabaza niyo habayemo akantu gato abayobozi bacu bagerageza kugakosora ntiturinde kubabara nk'abafana ariko ngewe cyane ikintu ntangurira abafana ni ikintu cyo kumva yuko bagomba gukunda ikipe y'ubukombe ikipe idushimisha kandi nkaba nshinzwe discipline mu rwego rw'igihugu nkaba nabakangurira ngo nibagire discipline APR irangwa na discipline APR irangwa n'ibyiza ni ikipe idushimisha kuvugisha ukuri si nkunda ari amagambo y'abafana bajya ku maradiyo bakagenda bagatukana ntabwo gutukana ari ibintu byiza APR iyobowe na discipline APR FC yitsinzwe kuri wowe byakirote hari igihe cyashize Rayon Sport yadutsinze kuri penalty ya kuvugisha ukuri iyo nsinzwe na Rayon Sport mbiri byuya nkamara nk'isaha yose nk'ibiri byuya kubera yuko mba numva ko mbabaye cyane ndababara ni nkuko natwe iyo twabatsinze bababara bivuze ngo gutsindwa na Rayon Sport byarakubabaje cyane narababaye cyane paka hari umuntu umuyobozi negereye ndamuga ibi ni ibiki niki twahindura kangane rwose ibintu biraza gutungana no gutsindwa bibaho no mu Giswahili baravuga ngo ase akubali kushindwa simshindani katika Kiswahili sana none reka tuze kuri shampiyona y'umwaka ushize Gahigi wayibonye ute ku ruhande rwa APR kuvugisha ukuri ikintu ngewe nabonye kuri shampiyona ishize kuva tubonye bari abakoca
so kuvuga ngo n'abandi ntibakocaga neza ariko ikintu cyashimishije cyane ni speed dufite speed idasanzwe buri muntu araharanira icyo ashaka kuko iyo udaharaniye icyo ushaka ntacyo ugeraho rero ikintu kirimo kunshimisha cyane dufite speed irenze iz'abandi zindi makipe bivuze ngo umwaka ushize we APR FC yaragushimishije cyane kuvugisha ukuri yaranshimishije pe kandi nidukomeza gutya tuzagera ahantu heza cyane ukomeje ku kintu cy'abatoza umutoza w'ikipe ya APR FC mukuru yitwa Mohamed Adil gira icyo mutubwira kuvugisha ukuri umutoza umbajije ni umutoza ubona ko afite ishaka ushaka abana bakiri bato b'abanyarwanda kugira ngo abateze imbere rero biriya bintu birashimishije cyane kandi natwe biradushimisha hari abavuga ngo barashaka abanyamahanga kuvugisha ukuri ntabwo iki gihugu twakirwaniriye kubera nta banyamahanga badufashije ni abanyarwanda bahagurutse baravuga bati reka tugende tukomboye inchi yetu rero iyo abana b'abanyarwanda bateye imbere murabona yuko ibihugu biva za Tanzania ibindi bihugu hakurya ni Burayi baraza bakaza kugura abana b'abanyarwanda rero nidukomereza aho ngaho abana b'abanyarwanda tubateza imbere kandi abashaka abana bato ntashaka abakuze cyane ashaka guteza imbere hasi kuva hasi azamura kugira ngo abana b'abanyarwanda batere imbere hari ikintu wigeze gukomozaho uti umwaka wa mbere ubanziriza dushoje imikino APR FC ntabwo byagenze neza bukeye bazana noneho 90% ikipe nshyashya cyane ko bwabo noneho duheye ishusho kuri ikipe nshyashya APR FC kuvugisha ukuri iyi kipe nshyashya ni ukuvuga ko nta muntu uryamye muri abakinnyi dufite umukinnyi wese araharanira kugira ngo abone inomero yo kwinjira mu kibuga rero iyo atayifite yadafite intego yo kugira ngo ajye akine mu kibuga nanone nawe arababara rero umuntu wese umukinnyi wese urabona yuko ari hejuru afite speed ihagije gahe uri umumama uri umubyeyi abantu benshi baravuga batari ko kubona igitsina gore mu mupira w'amaguru yitera ari muri stade yitera hejuru batibiriya n'urundi n'ubushega wenda bari byo vuga wowe ku bwawe igitsina gore gufana umupira w'amaguru ni ikibazo oya rwose ngenda akangurira abategarugori bose urabona muri ibi bihe usanga abagore bicaye bari mu tuntu hirya no hino ariko iyo umugore ahagurutse agafana umupira bituma batajya mu tuntu two hirya no hino bituma no mu mutwe hafunguka ugasanga umutegarugori wese arishimye ejo bundi ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC bwahaye intego abakinnyi wowe nk'umufana mukuru muri APR FC kandi wimena ni ubuhe butumwa ushaka guha abakinnyi ba APR FC ugira n'icyo nabisabye kuvugisha ukuri ngewe ndagira ngo mbwire abakinnyi mukinnyi wese wa APR haranira inyungu zawe haranira kugira ngo utere imbere uteze imbere abafana abayobozi bacu ababyeyi bababyaye kubera yuko iyo ufite discipline nawe uhembwa neza kandi APR icyo tutibagiwe nuko ari ikipe ihemba neza waba utajya mu kibuga gukina primbo urayibona rero ndagira ngo mbabwire bakinnyi ni mumbabarire dufatanye muharanire ubuzima bwanyu guteza imbere n'ababyeyi banyu n'igihugu cyanyu ubutumwa noneho ugena abakunzi b'ikipe ya APR dusoza ikiganiro cyiza tugiranye ubutumwa rero ndakangurira abafana bose mu gihugu ko bakanguka tugafana tutitaye hirya no hino twe nidukurikize imifanire yacu ya discipline aribyo nigeze kuvuga tutangira ndasaba abafana ngo
nibitware neza, nimba bagiye mu modoka nibagume mu modoka, ntibajye mu madirisha, rwose byazana amahoro pe. Kubera yuko nanone bateza umutekano, iyo udafite discipline uteza umutekano mubi, ugasanga na polisi irabafashe kandi urayibangamiye, kandi ari inshingano zabo bagomba gukora. Ni ukuri ndabakangurira ngo nibakurikize discipline ariyo iyi ngiyi turimo kuvuga, kuko iyo udafite discipline ntabwo uba uri umuntu usanga, mbese simvuze andi magambo mabi, usanga witwara neza nabi mu muhanda. Rero ndababwira ngo nimumbabarire bafana bagenzi banjye, nkuko nshinzwe discipline mu rwego rw'igihugu, ndabasaba ngo nimukurikize ikintu cyitwa ikinyabupfura.